mube muretse kugenda, mube muretse mumbabarire cyane. Iri jambo ni ingenzi, mugombe mugira ute mubyumve. Kandaho ihangane ugumaho ngaho gato, ihangane ugumaho gato twumva ukuntu Sara yasendesheje Hagari na Ishimayeli. Ariko muze kunsobanurira ngo gusendesha ni ukugira ute? Ntabwo ari ugusindisha, yasendesheje Hagari na Ishimayeli. Itangiriro igice cya 8 umurongo itangirira igice cya 21. Sorry n'agacupa k'abakevani. Itangirira igice cya 21 umurongo wa 8 haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ati Sara asendesha Hagari na Ishimayeli. Umwana arakura aracuka. Ubwo uri kumva ko ari Isaka bavuze ko yarakuze aracuka baramucutse. Ku munsi Isaka yacukiyeho, Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Yahise atumira abantu aravuga ati muze mbagaburire, umwana wanje yacutse kandi murebe imyaka mfite, umwana namubye mfite imyaka 100. Aburahamu arabatumira arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi uwo yabyaranye na Aburahamu, araseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we, yuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Okay. Sara yaburanye ko uwo muhungu wa Hagari atazabona ku by'umuryango we na Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti we kugira uwo muhungu agahinda, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe. Ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa, kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe. Aburahamu azinduka kare yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, abiha Hagari mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishyiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho. Aragenda yicara amwerekeye amuhaye intera nkaho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati niyo kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Ibi bintu ntabwo mbisobanukiwe mw'abantu. Ya mvumba ayishyiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho. Murumva? Aragenda yicara amwerekeye, amuha intera nkaho umuntu yarasa umwami, kuko yibwiraga ati niyo kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Ni umwana se yaragiye gupfa kubera iki? Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa uwo muhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye cyane. Imana imuhumura amaso, abona iriba.
aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba ayaramiza umuhungu we, kuko Imana ibana n'uwo muhungu. Arakura atura mu butayu, aba umurashi, aba mu butayu bw'iparani. Nyina amusabira umunyegiputakazi. Uwo ni wa muhungu ubwo wa Hagari. Uwo muhungu yarakuze amusabira umunyegiputakazi. Noneho mwihanganye cyane kuba mwarebye iyi video, wakwihangana ugakora n'agasubscribe reka kaba gakenewe cyane. Naje mbate mu gundi muzigo, umutwe w'amagambo wawe uvuga uti Aburahamu na Abimeleki barasezerana. Abimeleki sinzi ngo ninde, Aburahamu wenda muzi ni umusaza mukuru. Yasezeranye na Abimeleki. Abimeleki niba ari umugabo nimba ari umugore ndaje tubirebe, ariko Imana ihangana ukore subscribe pe, kandi subscribe kandi turi kumwe. Ni hano ikanda ngaha sawa.